Hey my people, imeze bite? Ni umuhungu wanyu ugarutse, none nje kukwereka uburyo wansiba Instagram account ku buryo nta muntu uzongera kuyibona nyine kwisiba burundu. Hari igihe uba ufite nka account nk'ebyiri ushaka imwe isiba, cyangwa imwe yaraje akavuyo nyine ushaka kuyisiba, cyangwa hari n'izindi mpamvu nyinshi zatuma nyine ushaka gusiba account. Ngiye kukwereka uburyo wasiba account burundu ku buryo nta muntu uzongera kuyibona nyine. Yego. Sawa twagiye. Uraza ujye kuri application ya Instagram nyine bisanzwe, iyo ukoresha yose, ariko njye nkoresha iyi nyine. Nizo utegereze ko ifunguka. Nimara gufunguka uhita wizira kuri tuno turongo dutatu, nakwituza hano kuri profile. Sorry gato, tuza hano ha profile nyine, handimo ndasiga nyine uhakande. Nurangiza uhita uza hano hari uturongo dutatu, uhakande. Uhita ukanda hano hambere handitse ngo setting. Wakande. Nurangiza sasa igeze hano uhita uza ugakanda hano handitse ngo account center. Urimo urahabona, uhita uhakanda ugategereza ko nyine bifunguka. Uhita umanuka hano hasi ukazana handitse personal detail hano, ukaba ariho wikandira. Nkwibutsa ko nyine niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo video nk'izi n'izindi nziza nzajya mbategurira ku bintu bijyanye na telefone na computer zitazajya zibacika. Twikomereze. Nurangiza uhita uza kandi hano handitse ngo account ownership hano, uhita uhakanda. Nurangiza uhita uze ukande hano handitse ngo deactivation or deletion, uhita uza uhakande. Hano uhita uza uhitemo account ushaka gusiba nyine, ariko akenshi imwe biba ari imwe, njye nuko ari account nyinshi nahuje nyine. Uhita uza wisibi iyo nshaka gusiba, ubwo ni iyi ngiyi, ikaba ariyo nisibira. Urumva? None hano uhita uza ukanda hano handitse ngo delete account. Urimo urahabona nyine hano hose, hano delete account. Uhita ukandamo kano kadomo kari hano gutya, uhita ukimura hano hasi kuri delete account. Nurangiza ukande continue iyo ngiyi hano. Tegereze gato. Ni iyihe mpamvu ushaka gusiba account yawe? Ufunguye indi account ntabwo ubona abantu ngo ujya ngo following n'utundi tuntu twinshi nyine, ugahitamo akantu kamwe. Ushobora guhitamo kubera ko uba uri busy, ugahitamo nyine ikintu kijyanye n'impamvu ugiye gusiba iyo account nyine. Ugahita ukanda hano handitse continue. Aha. Ubundi ugahita nanone hano ugahita ukanda continue, ugategereza. Hano uhita ushyiramo account yuko uhita ushyiramo password wakoreshaga nyine. Iyo ushaka gusiba account uhita ushyiramo password hano, urumva? Warangiza ugahita ukanda hano kuri continue nyine, ubundi ugahita ukurikiza amabwiriza, account yawe ihita isibama nyine. Wirinda kongera gushaka uburyo wayinjiraho nyine, ntabwo yongera gufunguka. Icyo kintu cyisiba ntabwo wongera kuyifungura. Sawa kora subscribe niba utarayikora. Nurangiza kandi kuri like na sharing kugira ngo abantu nabo bashaka gusiba account zabo babibone. Turi kumwe, ciao.